Amahoro kuri mwe mwese muteze amatwi Rugiga na Kiyonga official. Imana yo mu ijuru yaremye ijuru n'isi, igikomeza kubarinda kandi igere ku byifuzo bya buri wese muri ubu buzima bwo ku isi. Uyu munsi rero nje kubagezaho umwandiko witwa Injangwe yacitse umurizo. Kantangire. Injangwe yagiye gufata inkoko, ifatwa n'umutego uyica umurizo, ihura n'izindi zigenda ziyiseka. Iza guhagarara irazibwira iti, mfite ijambo rimwe mbabwira. Izindi ziti, tugoteza amatwi. Nayo iti, imirizo yacu iraturushya rwose, kandi niyo dushatse kwihisha mu mwobo ntitume twihisha rwose ngo turangiriremo. Twagenda kandi tukayikurura inyuma yacu cyangwa tukayishinga, ntabwo dushobora kuyihisha ngo idukundire. Ndetse niyo dushatse gufata imbeba turayizunguza zikatwumva zigahunga. Ikindi kandi mutayobewe nuko dukunda gufatwa n'umutego ku murizo. Jewe rero nanze ko wazongera kundushya ukundi ndawuca. Sane sikira ipfunwe nako. Nicyo gituma mbagira inama yo kuyica mwese. Kambese nahita nca umugani ngo wa mugani baciye ngo umugore yabwiye undi ngo hena ndebe, undi ngo yamusubije ngo ikiharya. Katwikomereze. Nuko injangwe zose zisekera icyarimwe biratinda. Inkuru muri zo irayibaza iti, muri twe hari uwakuganyiye ko imirizo yacu iturushya? Igituma utubwira utyo ahari nuko wawucitse. Ahubwo urashaka ko natwe tumera nkawe? Ngo we kubura umurizo, ahubwo urashaka ko natwe tumera nkawe? Ahubwo urashaka ko natwe tumera nkawe, ngo we kubura umurizo wenyine? Egendere twakumenye. Ngo yumva ayo magambo ihita yirukanka yikura icyo mu isoni. Ipfunwe si ikintu n'abantu mwe, ariko burya ikiruta byose ni ukwiyakira muri situation cyangwa se mu bibazo ibyo ari byo byose wakwisangamo, haba ibibazo witeye, haba ibibazo watewe n'abandi, cyangwa n'imiterere y'isi ubwayo. Burya icya mbere ni ukwiyakira. Mugira amahoro nshuti bavandimwe.